Benshi muri mwe muri abakristo, njyewe ntabwo ndi umukristo. Ni ukubera iki? Nicyo tugiye kuganiraho muri uyu mugoroba. Wowe ukunda Logos 26, kora subscribe, wandike muri komenti igitekerezo ushaka ko twaganiraho ubutaha, maze turusheho kuzamura audience. Reka mbabwire rero impamvu njyewe ntari umukristo. Ubundi kugira ngo ingingo tuyivugeho birasaba ko tubanza kumva icyo ijambo ubukristu kivuga. Ijambo ubukristu, ubundi umuntu w'umukristu uko dusanzwe tubizi, ni umuntu ugerageza kwitwara neza, akabaho akurikizaho indangagaciro nyine za gikristu nk'uko bizi. Iyo uvuze ngo uyu muntu ni umukristu, uba wumva nyine mu yandi magambo bavuzemo ngo ni umuntu mwiza. Ariko se kuba umuntu mwiza birahagije kugira ngo witwe umukristu? Ntabwo bihagije. Kugira ngo witwe umukristu ugomba kugira byibura dogima zimwe na zimwe wemera nyine zijyanye n'ubukristu. Icyo nshaka kuvuga ni uko udashobora kwiyita umukristu mu gihe cyose utemera Imana imwe, kandi ngo unemere kubaho k'ubugingo bw'iteka, icyo twita immortality. Ni ukuvuga ko kuba umukristu mbere na mbere ugomba kwizera ko Imana iriho, kandi ukizera ko ubuzima buzakomeza inyuma y'ubu buzima, donc icyo twita immortality. Ikindi cya kabiri ugomba kwizera ni ukwizera Yezu Kristu nk'Imana, cyangwa se nk'umwana w'Imana, nk'umugabo ufite ubuhangange butagereranywa, kandi umukozi w'umuhanga nk'uko abigisha mu matorero n'amadini benshi babitubwira. Ariko se koko Yezu Kristu ni umugabo w'umuhanga? Ni umugabo w'umunyabwenge twavuga uruta abandi? Twavuga ko ari igihangange? Ngizo ingingo ebyiri ngiye kuvuga, nkababwira ko njyewe ntizera ko Imana ibaho nshingiye ku ngingo bavuga zigaragaza ko Imana ibaho, nkanababwira ariko kandi ko ntemera ko Kristu ari umuntu w'igihangange. Yewe mba mbona atari nawe muhanga wabayeho kurusha abandi. Hariho abahanga benshi babayeho bavuga ibintu ukumva bilogical, ariko Kristu ugasanga ashwibaho. Ntabwo wenda nahita mbyataka nonaha, nibyo tugiye kurebaho. Ingingo y'uyu munsi ni kubera iki ntari umukristu, why I'm not a Christian. Impamvu ya mbere ni uko ntemera ko Imana ibaho, kandi kuba umukristu bisaba ko nyine wemera ko Imana ibaho. Kubera iki ntemera ko Imana ibaho? Ni uko impamvu batanga zigaragaza ko Imana ibaho ntabwo nyine njyewe zinkonvenka ku buryo nazemera. Ingingo ya mbere ni ingingo bita ngo first cause. Bavuga ko buri kintu cyose kiriho, haba hano mu isi no mu isanzure, kigira impamvu, kigira icyagiteye. Bivuze ko nidusubira inyuma tukajya tugenda dushaka icyateye ikindi, cyateye ikindi, cyateye ikindi, tuzagera nyine kuri first cause, icyo bita ngo kabitera wa mbere, uwateye ibintu byose ukubaho. Ariko rero nimba iyi ngingo ivuga ko ibintu byose bigira ikibitera, or n'Imana ikaba iri muri byo, nayo yagakwiye kuba ifite ikiyitera. Kandi nigira ikiyitera, ni uko hirya yayo haraba hari nyine ikindi kiyirusha imbaraga cyayibanjirije, donc tugahita twavuga ko Imana nyine nk'uko tuyivuga atari yo nyine itera ibintu byose. Ni nk'uko umuntu yavuga ngo waremwe nande cyangwa wakozwe nande. Umwana akubaje ati mama nabyawe nande, nakozwe nande, wenda ukavuga uti wakozwe n'Imana, nawe akakubaza ati hanyuma iyo Mana yo yakozwe nande, buriya wabona igisubizo uha uwo mwana? Ni ukuvuga ko iyo ngingo rero ya first cause ni ingingo yoroshye gusenya, kuko uko tuvuga ko Imana yahozeho, donc yo ko itagira itangiriro n'iherezo, itagira icyayiteye, wabona ari nako nyine isi nayo imeze. Ni iki se kitubwira ko isi itahozeho? Iki kitubwira ko isi hari umunsi yatangiye kubaho, hari n'umunsi izavaho. First cause, wenda isi nayo yabayeho gutyo gusa, ubundi kuki dusipoza ko hagomba kuba hari impamvu yatumye isi ibaho, ariko ntitwibaze ko hari impamvu yatumye Imana ibaho? Bivuze ko iyi ngingo nyine ntiyumvikana. Nk'uko Imana yahozeho ni nako isi yaba wenda yarahozeho. Yewe dushobora no kugera kure tukavuga duti wenda iyo Mana yatangije ibintu byose, irema isi n'ijuru, Imana yari iri hehe? Bazakubwira ko
Imana iri out of time and space, ngo itagira aho nyine ibarizwa, ariko iyo si ingingo wavuga mu bantu. None se ibintu byose bigira aho bibarizwa, bigira ibitabarizwa hano ku isi bibarizwa muri universe ahandi hantu, ariko kuvuga ko Imana yaba yararemye ibintu byose mbere nta kintu cyari kiriho, ni ibintu nyine wumva biri nonsense. Ni gute se yari kurema ibintu nta hantu iri, ikabitendekaho gusa gutyo gusa? Ngira ngo ibyo biragoye. Izi ngingo zishingiye ku kuba ubwabyo Kiliziya Gatolika yarabigize dogima ko umuntu ashobora gukoresha ubwenge bwe, donc adashyizemo iby'ukwemera, akabasha kubona ko Imana iriho ahereye ku byaremwe, agakoresha ubwenge bwe neza, ngashobora kubona ko Imana iriho. Ariko ndakoresha ubwenge nkumva rwose sinumva ukuntu isi ifite igihe yatangiriye ariko Imana ntigire igihe yatangiriye. Bishobora kuba ari uburyo rero bwo kwideburiya iyi ngingo ya mbere ya first cause, murumva ko nta shingiro ifite, niyo mpamvu iyi ntashobora kuyigenderaho mba umukristo. Kuri iyo ngingo rero njyewe sindi umukristo. Ingingo ya kabiri ni ijyanye n'icyo twakwita natural law argument cyangwa se loi naturelle. Ni ukuvuga ngo mubona uko ibintu bigenda, mukabona uko ibintu bibaho, ushobora gutekereza ko harimo umuntu wabikoze agashyiramo amategeko abigenga kuriya bigenda biba. Burira buracya ukavuga ati ni loi naturelle, igituma bwira bugacya kamemu n'Imana. Okay. Ukavuga uti imibumbe izenguruka izuba, ukavuga uti ikibitera ni Imana. Okay. Ushobora kubona n'ibindi, iyo umuntu ateye ikintu kijya mu kirere kigaruka hano ku isi, ukavuga uti buriya Imana ntibishaka ko kijya mu kirere. Uko mwabyita kose, nagira ngo nkwibutse ko kuva na kera iyo inkuba yakubitaga abantu bagira ngo ni umujinya w'Imana. Donc ibijyanye n'ukwemera no kuba umukristo bijyana na development ya siyansi, aho siyansi igeze usanga ariho n'ibintu byerekeza, kuko nk'iyo ngingo ya natural law cyangwa se la loi naturelle ishingiye ku buvumbuzi ubundi bwa Newton Isaac, muramwibuka, wavumbuye itegeko rye cyane cyane agashyiramo kiriya kintu twita force de gravity, force of gravity, cyangwa se ziriya mbaraga rukuruzi. We yari ari kwitegereza ukuntu imibumbe izenguruka izuba, akibaza igituma izenguruka izuba ntihanuke, asanga ni imbaraga nyine za gravite cyangwa se izo za rukuruzi. Ariko nyine turabizi neza ko ari byo bumvikanyeho, ndetse bazigize 9.8 hamwe bagakoresha 10. Ntabwo ibyo bihagije ko uwo mubare wahamya ko biri muri loi naturelle, ahubwo ni iby'abantu bumvikanyeho. Ushobora gusanga ko abantu bemeje ikintu gihinduka loi, ndetse cyamenyera cyane ugasanga kibaye nacyo muri loi naturelle. Imikorere y'isi nta gihamya ko uko ikora ari ibintu biri designed, ntabwo, ahubwo mbona ari convention z'abantu, kuko ibyo tuzi uyu munsi nabyo bishobora kuzahinduka. Loi naturelle usanga inshuro nyinshi zidescribinga uko ibintu biba, mu gihe loi humaine zo zivuga uko ibintu byagakwiye kuba, donc zidukomandinga uko twagakwiye kwitwara. Ariko loi naturelle ntizidukomandinga uko twagakwiye kwitwara, ahubwo zidescribinga uko ibintu biba. Iyo rero ya loi naturelle, kuvuga ngo tubona loi naturelle mu isi no muri universe bikaba byaguhamya ko Imana ibaho, icyo kintu ntabwo cyumvikana. D'ailleurs siyansi igenda isobanura presque tout, hafi y'ibintu byose biri muri iyi univers yacu, ku buryo utagishingiraho uvuga uko Imana iba. Ingingo ya gatatu nivuga ikijyanye na design, icyo twakwita ngo argument nyine ya design. Usanga ukuntu isi designinze, kandi duhereye mu itangiriro koko ngo Imana irema ibintu byose usanga ni byiza, right? Ibintu biriho ni byiza, isi designinze mu buryo donc ikiremwa icyo ari cyo cyose kibasha kuyibaho. Niko iryo tegeko rivuga nyine, ko buri isi designinze mu buryo abantu dushobora kuyibamo hamwe n'ibindi biremwa. Donc iyo irema ntoya kuri iyi cyangwa ikarema iruseho kuri iyi, nabo wasangaga bitari gukunda ko tuyibamo. Okay.
donc ukavuga ati uwo mudizayina ni umukozi w'umuhanga wadizayininze isi imeze gutyo, nta wundi wabishobora uretse Imana. Ariko tekereza gatoya, urabona iyi si tubamo ariyo nziza ishoboka? Leibniz yavuze ko nibyo, iyi si turimo niyo si nziza mu zashobokaga ko Imana irema, ariko si Imana nyine nimba itari ishoboye kurema isi iruta iyi ngiyi, ese ubwo Imana ishoboye byose? Twavuga ko mu buryo buri design ushobora kwibaza uti Imana yadizayininze iyi si twebwe tubona duharanira gusiga ari nziza kurusha uko twayisanze, mbese ubwo twavuga ko iyi si koko ari nziza? Nimba se iremye ku buryo twabasha kuyibamo, tubona isi dufavoriza cyangwa umuntu ariyadabuta kugira ngo abe muri iyi si? Ndabona ko iyo umuntu ananiwe kwiyadabuta muri iyi si, ibibazo byo muri iyi si, ararangira nyine arapfa akavaho agakomeza. Bivuga yuko uwadizayininze iyi si ntabwo ari umuhanga ku buryo twamwita Imana, kuko wenda twebwe iyo tugira ubwo bushobozi twajya kudizayininga isi iruta iyi ngiyi, ariko ibyo ari byo byose isi ibaye ifite uwayikoze, nubwo ingingo ya mbere twayisenye tugasanga ko isi ishobora kuba yarahozeho, ariko reka tujye mu ruhande tuvuge ko isi yakozwe n'Imana, ntabwo yaba yarakozwe n'Imana nziza, kuko Imana nziza ntiyari gukora isi irimo ibibi bingana gutya. Ibyo bitujyana ku ngingo ya kane bijyanye n'ingingo ya moral donc obligation for date, ni ukuvuga ngo kugira ngo abantu bagire imyitwarire myiza, cyangwa kugira ngo Imana nyine nako kugira ngo abantu bagire moral values cyangwa se izo ndangagaciro, ntabwo wazigira udashingiye ku Mana, kubera ko Imana niyo nyine nziza, ni nayo itegeka cyangwa idusaba, niyo isaba umuntu kubaho neza. Ariko rero hano ikibazo kivuka ni iki? Ese ikibi n'icyiza ku Mana bifite iyihe shusho? Ikibi n'icyiza ntiwabona byose ari bimwe imbere y'Imana? Bibaye ari bimwe hari ikibazo byateza, ndaza kubabwira, ariko bibaye binatandukanye, donc ikibi n'icyiza atari bimwe, nabyo hari ikibazo byaza gutera. Reka tuvuge ko ibintu byiza n'ibibi byose, right and wrong, ari ibintu bimwe ku Mana. Bityo se iyo Mana nyine ntabwo yaba ibaho ishobora kurema ikintu cyiza ikarema n'ikibi ikabona byose ari bimwe? Wenda ikibi n'icyiza byose bikaba ari byiza, cyane ko wa mugani mu itangiriro havuga ko ibyaremwe byose ari byiza. None se ibi byago, ibi biza, uru rupfu, ibi byose byaturutse hehe? Nyuma baje kubihimbira umuntu ngo niwe kabitera. Ese Imana yaremye ibyiza, umuntu arahindukira arema ibibi bitari biriho? Ni ikibazo ushobora kwibaza. Ku kijyanye na moro, ntabwo ntekereza ko Imana ariyo iri moro kurusha abandi. Ikindi wenda umuntu yavuga, bibaye rero bitandukanye, kubera iki Imana yarema ikintu cyiza iyo ari nziza, ikarema n'ikibi at the same time? Iyo Mana ntibaho. Imana iri tupisa, Imana iri omnipresent, Imana iri benevolent, ntabwo ishobora kurema ikintu cyiza n'ikibi icyarimwe ngo ibishyire imbere y'umuntu bimuhugutishe, nirangiza ishyireho igihano cy'umuriro w'iteka, ko utazakora icyiza azajya mu muriro w'iteka. No mu isi nzi ko nta muntu ujya ushyiraho igihano kizahoraho memu na nyuma y'ubu buzima. Ibyo rero bitujyana ku ngingo ya kane y'icyitwa ingingo yerekeye injustice. Tuvuga ko Imana iriho kugira ngo ibashe kureguletinga cyangwa se ibashe gutuma no mu isi habaho justice. Ariko se koko ibyo ngibyo nawe urabyemera? Ese kuba mu isi habaho ubutabera byaturuka ku Mana gusa? Ese ibyo bintu koko byaba bifite meaning? Hari ahantu Nyagasani yavuga ngo ntimugacire imanza namwe mutazazicirwa. Bityo se abacamanza buriya iyo baca imanza baba bari gukora icyaha? Cyangwa twaba turi mu kigare tutazi iyo tuva n'iyo tujya? Ntekereza ko Imana ubwayo nimba iriho kugira ngo mu isi habeho justice, yo ubwayo ikaba yararemye ibiremwa bitayibisabye, ariko ikazahindukira ibiremwa yaremye bitayibisabye ngo ni uko byakoze n'ibindi yaremye, yo ikabona ngo ari byiza, sinzi uko byaje kuba bibi, hanyuma ikavuga uti uwakoze ibyo bibi nubwo nabyo ari njye wabiremye, ubwo nyine nzamutwika umuriro w'iteka.
ariko buriya waba umukristo utemera umuriro w'iteka n'ubugingo buhoraho? Twabonye ko bidashoboka. Ese Imana ishobora kudushyira mu muriro w'iteka? Icyo ni ikibazo utapfa kwipoza ngo usubize, ariyo mpamvu ku bwanjye ntari umukristo. Iyo nayo ni indi ngingo nyine ishobora kubikugaragariza. Ingingo zose rero bavuga ukoresheje reason utagiye mu byo kuba impumyi ngo wemere gutyo wizere, bigaragaza ko nyine Imana yo ubwayo itabaho, ari igitekerezo abantu baremye. Uwitwa Nietzsche we avuga ko Dieu est mort. Yaravuze ngo ni igitekerezo abantu baremye kugira ngo umuntu abeho mu bwisanzure. Il faut tuer cette idée. Ni ngombwa kwica icyo gitekerezo. Then akavuga ko Dieu nous l'avons tué, Imana twarayishe. Il faut vivre librement. Ni ngombwa kuba turi free, tudakora ibintu dutinya ngo Imana iraduhana cyangwa se ntizaduhana. Hari n'abandi benshi ba Jean Paul Sartre bavuga ko nyine ibyo bintu by'Imana babijyane hirya. Hari uwitwa Karol Marx avuga ko religion ari opium du peuple, cyangwa se religion nyine ni ikiyobyabwenge cy'abantu, kibahugenza kikabayobereza ubwenge aho bagakoze, aho bakabyaje icyo twita production means bafite kugira ngo biteze imbere, ahubwo bagahora mu nsengero. Ndakeka hari n'umuyobozi umwe ukunda kubivuga, insengero nyinshi tukazigira kurusha amaboreholes. Ntawamenya nimba ari bibi cyangwa ari byiza, gusa mu bwenge ntabwo byaba ari byiza. Imana ni imwe ariko amadini ni ibihumbi n'agahumbi. Ese amadini avuga Imana mu buryo butandukanye, Imana iriho twakwizera ni iyihe? Ngizi impamvu zituma njyewe ntari umukristo. Indi ngingo ya kabiri nababwiye ni yuko Yezu Kristo we ubwe ntamubona nk'umuntu w'igihangange cyangwa se w'umunyabwenge wabayeho kurusha abandi. Ibyo tuzabigarukaho ubutaha. Dushobora kugira inirologiyo sandi, umuntu ashobora kwitwara neza ariko bitamusabye ko aba umukristo. Urugero ni ba Socrate, urugero ni ba Confucius, urugero ni ba Buddha. Bariya abantu bose ntabwo bari abakristo. Nimba rero kuba umukristo bisaba kwizera Imana imwe, bigasaba no kwizera Yezu Kristo, bivuze ko abantu baba ari abakristo baba ari bake. Ariko niba kuba umukristo ari ukwitwara neza, mu bice byose haba harimo abakristo batandukanye. Ibyo ni ibitekerezo nyine bigaragaza ko njyewe ntashobora kuba, cyangwa njyewe ntari umukristo, kubera ko kubaho kw'Imana ubwabyo simbyemera, kandi no kuba Yezu ari umuntu w'igihangange, uretse ko n'ibihamya bigaragaza ko Yezu yabayeho mu mateka nabyo ntabyo. Urumva nyine byose birakomeza bikicanga. Hano kuri Logos 26 turakriticizinga, twapurika reason, tukareba dogma ndetse na tradition na beliefs. Ikiburamo ni ikihe? Ndabibutsa ko ibi bitekerezo bihamya ko ntari umukristo si ibyanjye, ni iby'umufilozofe witwa Bertrand Russell wanditse igitabo. Ni isomo yatanze mfete mu 1927 mu Bwongereza. Atanga inyigisho muri kaminuza ifite titire ivuga ngo Why I'm not a Christian. Ibyo byose nababwiraga ni ibitekerezo bya Bertrand Russell, ntabwo ari ibyanjye. Njyewe ndi umukristo, hanyuma nawe nyine ushobora kuba we cyangwa se ukaba utari we, ariko ni ngombwa kwicara ukibaza aho ugiye kwerekeza ubuzima bwawe. Niba uba umukristo ukagira impamvu, Blaise Pascal yavuze ko mu bishoboka byose il faut parier pour l'existence de Dieu. Mu byashoboka byose ni ukubetingira ko Imana ibaho. Nidusanga ibaho ntacyo tuzaduhombye, ngo tuzunguka kabiri. Pari izaba iciyemo, ariko Imana inaduhembera ibyiza yateganyirije abana bayo. Ariko nitubetinga ko itabaho nyuma tugasanga ibaho, iyi pari yacu izaba ihiye, ndetse tujye no mu muriro w'iteka usange twikozeho. Niyo mpamvu rero ngira ngo mbabwire icyo gitekerezo cya Bertrand Russell, ariko ibyo nzababwira ubutaha byo kubona ko Yezu atari umuntu wahatari, byo nabyo ni byiza cyane. Muzabikurikire ntuzacikwe. Kora subscribe mbere y'uko uva kuri iyi videwo, ubundi ukore like, ujye muri komenti uvuge igitekerezo cyawe kuri izi ngingo, ubundi unambwira icyo twazavugaho ubutaha. Turabakunda. Ni Logos 26.